Jesus! Jesus! La vie est connaître. Bakobwa twako uziko warunkanze naringize ngo ni wa mukwe wacu ango yarankanze naringize ngo ni wa mukwe wacu nimbura rero wa mukarani mwatumye igitoki mwamwishyuye akigenda kabashyitsi bageze hafi namusanze hano urabona tutase you get it. Ushobora kuba wiri guzenguruka kuri YouTube ureba amakomedi ariko warabuze cyane ushobora kurebaho komedi ishobora kuguhindurira ubuzima. Iyo channel yabonetse kandi yazigiye yitwa Big Talent Media. Nibo bonyine bafite komedi zifite inyigisho zahindura ubuzima bw'urubyiruko. Ushobora kuba ufite ikintu runaka cyakubase cyarakunaniye kukivaho ariko wareba video yo kuri Big Talent Media icyo kintu gatukireka burundu. Abakora komedi z'ubuzima busanzwe kandi zibibaho muri iki gihe. Kubera ubuhanga bw'abategura izo video n'abazikina bituma uzireba zimucengera mu mutwe zikaba zishobora kumufasha kugira ibyo ahindura muri we byihuse. Hari ikintu kigiye guhinduka mu buzima bwawe kubera kurebye Big Talent Media. Fata kanya gato urebe video yabo uraza kwifuza kuba subscribe inshuro ebyiri kubera uburyo video yabo iraba yakuryoheye. Reba link ipininze muri comment niho uranyura ujya kureba video yabo. Big Talent Media niho honyine hasigaye wakura ibyishimo bivanze n'inyigisho. Ano? Oui. Bebite. Numa ugiye kuhagera. Umva. Uze kunyura mu gahanda ahantu hari station ya SP hari agahanda k'igitaka sibyo ukazamuka utukata ku gipangu cya 5. Oya ugeze he kumanda w'igitaka komeza umva ku gipangu cya 5 kiro nimero 12. Sawa shumva nanjye mfite amatsiko yo kukubona mana yanjye ese Beni sawa shu sawa Beni we umuntu umushyitaraza ryari Anko warambwiye ngageze yarahirye. Wanyeretse se ubundi uwo muntu. Harya nakubwiye ko twaburiye online. Anze mukwereke ko ari bogarira. Nyereka. Tureba. Kandi kubona uyu ntacyo twayera. Twizere ko noneho ugiye kuduha tazava mu muzima. Kubona noneho ntacyo twaye. Ubona cyose katugire vuba tumwitegure arambwiye ngageze hano hirya. Nanjye ka nkomeze nkurikirane biriya bindi byo kumwitegura. Ciao. Ahantu bacuruza ibitoki. Sibyo? Urahita uzamuka mwako gahanda neza kaho hafi y'abacuruza ibitoki. Si wageze kwa Kamagere se wambwiye ko hazi se? Utaragera kuri ADPR nyine. Ubwo wewe urahita uzamukira aho kwiyo abacuruza ibitoki. Akayira ka mbere k'ibumoso rakarenga agakurikiyeho ni kurahita ukatamo utambike hirya nko muri metero 100 urahita ubona agakontineri ka MTN ni icyo gipangu cy'umutuku gifite gate y'umutuku igihari. Ubugeze sawa ubwo nuhagera uhita umbwira. Sawa we sha gahunda abantu bose bayitabire kabisa. Rahira Skoda Paul nawe rimugwana namuvugishije nzi katari buza ariko naharambwiye ngaraje. Paul wa mushuti wawe se kuko mana yanjye yarafite gahunda yo kujya mu Bubiligi ariko arambwiye ngo arabisubitse reka banze aze twaje kwakira uwo muntu wawe. Twarabivuze se buriya Paul yataza ntago Uncle James zibwere kuba ari inshuti ye ajya amabobereye ubereye umukobwa wagiye kumurongora yazabobereye haraba hahiye bomba kuza Paul afite n'ibiceri ariko munakabe narahinduye intebe
cyangwa se nkaba urabona n'irange mba narashizemo irindi kisumbuyeho hano urabona niba amezi 2 nditeye uko byagenda kose mba ngomba guhindura nubwo twamukabirije ahubwo ngo James batabimenye sisa biri seriye umuhungu ntabwo mwari mwahura ntabwo turabonana twahure nyine online bisanzwe turakundana birakomera da nize bishoboka gute ibyo bintu kuba wabyemeza umuntu muhurira online neza mugakundana kugira ngo wumva ko ari bidanje umva byihorere basetsa koko nanjye ntabwo nzi ko byaba ariko nyine byambayeho mwana kandi ndamukunda biri seriye sa brag ndamukunda barenze turamubona se nyine ngeyo turi kuganira umva ari kumbwira amagambo meza ambwira ngo dupange ibintu byo kubana umva rero nkumva ari seriye none umuntu wifata akabanga ashaka kuza kureba iwanyu nese umva batari seriye we nari bipena nabonye nawe ko yamwiteguye bihagije welcome mumeze mutese sawa munyihanganire natinze ariko yabanye ndayizanye nizere ko muko atarahagera bakuranga yaza murakoze Sara umeze neza neza bon byiza cyane nari ngukumbuye aratwanze oya nakazi kenshi nta kibazo basi wakoze kuza Ivana sheri igiye gukora devoir sibyo ndaje muri mukanya. A few moments later. La vie kone dote bakobwa twako uziko warunkanze naringize ngo ni wa mukwe wacu God have mercy on us yarankanze naringize ngo ni wa mukwe wacu ntimbura ari wa mukarani mwatumye igitoki mwamwishyuye akigiye kubashyitsi bageze hafi namusanze hano urabona tutasibe you get it koko niyo twajyaga tuvuga nutambeshye nukuri kw'Imana do ndagapfusha rukarana ngewe amana nyine se umuko utigeze umbwiza ukuri basi ngande ndebera kandi mwarambwiye ngo nze mbiyereke nibwonje ariko tuvugana kuri online nyinekaga amafoto meza wambaye amapantaro wambaye inkweto nziza nganye ndebera nk'imyenda none siko wambwiraga ngo ukunda ijwi ryanjye ariko ko naguteraga imitoma ugatangira umbwira yuko ijwi ryanjye rikunda ijwi ryanjye ntaho ryagiye wanyemerera rwose tukabana mu mahoro yireba nawe imyenda wambaye babaje no kujya kuvidura nakora n'ikirenze icyo ngicyo kugira ngo ngutsindire reka da wait ese iyo nakorezaga amafoto sibyo nubwo byibuzabonaga ahantu nicaye nubwo abonaga ukuntu nambaye se gusa no mu mateka ya kinyarwanda baravuga ngo agasore katirariye ntabwo karongora ingoma ariko siko naheruka gufite umutima mwiza ukankundira ijwi nakubwiraga ngo imitoma yanjye irakunezeza kubera iki ngeze iwanyu ukanyihakana umva abantu bose nababwiye mfite blood shower yesu we gusa nibyo wansabye byose nta na kimwe nakubeshye wambwiye ko nzaza kugusura dore wariteguye nanjye ubwanjye nkuriyo bwabaga nuko isi imodoka wende nabonaga wicayeho iri parking twakweduye ngo urazana imodoka zingahe ibiryo twatetse uko bigaragara wakunze ibintu kurusha abantu to be honest I want problems always. Ibi byose nabikoze mbishaka ngira ngo nsuzume ku nkunda udakunze ibyo ntunze kankwereze amafaranga y'ibyo mwakoresheje byose kuri nimero yawe ya telefone imwe dusanzwe tuvuganiraho nigire mu kazi bisanzwe murakoze banyakiye neza ariko uriya musore arasetsa kwere avamo umukomediye kabisa mara yanjye mwana iki ndebera ku miliyoni zingahe aya mafaranga avuye kandi bamazina siko amazina y'uriya mutipe we genda wereke yes ako manu siko biri seriye mama yangu ndebera aya mafaranga yose se nayo gushyiriyeho game over mugaru mwenye uwanja wake kaingia sasa